content creators dukomeje kugorwa n'ikibazo cy'imbuga nkoranyambaga zitari monetize. Bakwiriye ibyo ni mushaka ko dukorana nanjye nkagira uruhare nkabafashamo muzampamagare nzabikora, ariko noti ibi bintu by'akajagari biri mu marozi, biri mu nzanguro, biri mu myitwarire, ntabwo ibyo nabijyamo. Nahagaritse no kujya, ntabwo nzajya nta mafaranga ngo nshyire mu bintu bijyamo aho, sibyo? Excellence nari mbigendeye ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda yarutse kwitwara neza muri imikino ya FIFA series yari yabereye inaha. Rayon Sport yarutse gutwara igikombe cya Sekafa nacyo cyabereye aha, numvaga bitanga icyizere kandi nari nabonye mwatangiye no kugaruka kuri stade. Ndagaruka ariko nkataha. Nk'ubu uravuga ibyo ngibyo iby'amakipe tumuve, ariko ikipe y'igihugu se bivugaho iki? Ntabwo bikwiye guhera kurangirira aha. Ndavuga umupira w'ayo makipe uzamuka neza, ariko ukagera no ku gihugu, n'igihugu kikagaragaraho cyifata neza. Impamvu byo bitaba ni ukubera iki? Haracyarimo byinshi byo gukosora. Harimo byinshi tugomba tubikosore, two kubinyura iruhande tubikosora uko bikwiye. Naho yewe no gukunda umupira rwose ibyo birahari, biri guaranteed, ariko hari mbona bindenze nkisubira inyuma nkajya kwikorera ibindi. Akoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nari mfite ikindi kibazo. Abantu bari muri media ndetse n'aba content creators dukomeje kugorwa n'ikibazo cy'imbuga nkoranyambaga zitari monetized. Ubushize mwari mwagitanzeho umurongo nyakubahwa Perezida. Ikibazo sinzi aho cyahereye, nuko twagishinza na Minisita bijyanye n'ibintu bya ICT byahereye. Hari icyo bakoze, hari wazi niba hari progress. Arubize, okay, ariko tuzongere tugerageze dukurikirane turebe. We take note of that. Ariko ndibuka ko mwakivuze, twanakivuzeho, ndetse abantu basezeranya ko bazakoresha inzego zibishinzwe hakagira igikorwa, ariko ubu niba nta cyabaye tuzabikurikirana turebe. Thank you.